Meje n'andi makuru twabateguriye kuri wa 15 Gashyantare 2024 y'umuryango wa RPF Inkotanyi w'umurenge wa Gikondo ni mu karere ka Kicukiro wakiriye abanyamuryango bashya baturutse muri sendika y'abashoferi batwara amakamyo. Abakiriwe rero basabwe gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda. Mugenzi wacu Jean Damascene Nsengiyumva yarahatubereye. Uyu munsi umuryango wa RPF Inkotanyi mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro wakiriye abanyamuryango bashya baturutse muri sendika y'abashoferi ACPR basabwa gukomeza guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Nyandwi Felicien na Nkurunziza Vivensi ni bamwe mu barahiriye kuba abanyamuryango ba RPF bashya badutangarije akabari ku mutima ndetse banatubwira akamaro ko kuba mu muryango wa RPF Inkotanyi. Tuje n'akazi dusanzwe dukora icyo bidufasha kuba uri mu muryango wumva no kuba urimo nk'umunyamuryango biba bitandukanye. Byo wakenera nk'umunyamuryango biba bitandukanye n'ibyo wakenera utari umunyamuryango. Muri make twebwe biradufasha ko tuba twegeranye n'igihugu cyacu, twegeranye turi mu muryango hagati. Umutima wanjye urishimye cyane n'ubundi twari dutuwe kwitwa abanyamuryango ariko tutari twarahira. Noneho turishimye ko twicayemo neza ndetse bikanadufasha naho twaba turi abanyamuryango noneho bumva birimo neza. Umusaruro tugiye kubibyaza rero umusaruro munini. Icya mbere ni ugushishikariza n'abandi kuza mu muryango. Ikindi ni uko aho turi noneho tuzajya tuba turi mu muryango nta muntu watubangamira aho twaba turi, byatworohera cyane kuko twari tumeze. Kanyagisaka Justin umuyobozi wa sendika ACPR y'abashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka yatangiye asobanuraho igitekerezo cyo gushaka abanyamuryango bashya ba RPF muri bo cyaturutse. Igitekerezo bamwe muri twe twara abanyamuryango, ahubwo tugira igitekerezo ko abatari abanyamuryango nabo twabakangurira ibyiza byo kuba mu muryango kugira ngo twese tuzamukira hamwe kugira umuntu usigara mu iterambere ry'igihugu. Kanyagisaka soza agaragaza inyungu aba bashoferi bazungukira mu kuba abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Icya mbere kugira ngo iterambere rya mbere rihera mu mutwe n'imyumvire. Ikindi nk'uko tuzi ko igihugu cyacu gifite ubudasa mu ruhando mpuzamahanga kandi abashoferi bacu bakaba bakora ingendo zambukira mu mipaka hirya no hino. Ni byiza ko twese tugira indangagaciro zimwe kugira ngo nubwo wagenda uri umushoferi ariko nugera iyo wagiye bamenye ko uri umunyarwanda, nk'uko ugenda uri umusirikari, nk'uko ugenda uri umuganga, nk'uko ugenda uwo ari wese ukagenda mu isura umwambaro w'igihugu. Ni byiza rero ko tubizi ko umwambaro w'igihugu ubereye ari umuryango wa RPF. Justin Umutoni Chairperson w'umuryango RPF Inkotanyi mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro agaragaza ko umuryango wibarutse andi maboko ndetse aba bashoferi abashimira gutera ikirenge mu kizindi Inkotanyi mu kubaka igihugu. Mu by'ukuri kuri twe ni umunezero umuryango wa RPF Inkotanyi uribarutse abagera hafi kuri 40 umuryango uragutse. Umuryango wacu ntabwo uracura nta n'uzigera ucura, kuri twe rero ni amaboko. Iyi sendika y'abashoferi batwara imodoka nini n'ubusanzwe icyicaro cyayo kibarizwa mu murenge tuyobora, bityo rero bikaba ari intambwe ikomeye kuba baregeranyije nk'abantu bumvaga hirya yo kuba bakora ibikorwa byiza kwambuka imipaka batuzanira ibyo kurya, ariko noneho benshi muri bo bifuza no gutera ikirenge mu kizindi Inkotanyi ngo babirahirire, nubwo n'ubundi bari abanyamuryango bakora ibikorwa byiza by'indangagaciro ziranga abanyamuryango, ariko noneho by'umwihariko babirahiriye. Sendika y'abashoferi b'amakamyo manini yambukiranya imipaka ACPR ibarizwamo abashoferi basaga 1000. Uyu munsi abagera kuri 40 bakaba ari bo banyamuryango barahiriye kuba abanyamuryango bashya ba RPF Inkotanyi. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Godrish TV i Kigali. Thank you.